Muri ino video tugiye kurebera hamwe amaradiyo ane akunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, akunda kumvwa n'abaturage b'ingeri zose, abasaza, abakecuru, abasore, inkumi ndetse n'abo twita abahungu ndetse n'abakobwa. Waba uri kwibaza ati radiyo Rwanda irimo, Kiss FM irimo, ese waba uri kwibaza ziri ku mwanya wa kangahe? Byose ugiye kubisobanukirwa muri iki kiganiro, naho njye bakibateguriye banyita Regis. Kora subscribe niba utarayikora ubundi dutangire. Ku mwanya wa kane turahasanga radiyo yitwa Magic FM. Magic FM murayizi cyane, ni radiyo ikunzwe n'abaturage batari bakeya ndetse ikaba ikoraho abanyamakuru b'ibyamamare kandi mukunda cyane. Nk'ikiganiro cyabo cyitwa Magic Morning kiba kirimo Anita Pendo ndetse na Japhet. Iki ni ikiganiro gikurikirwa n'abantu batandukanye ndetse b'ingeri zose, ibyo bigatuma nayo yiza mu mwanya w'amaradiyo ane akunzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi kiganiro gikundwa kuri Magic cyitwa Magic Drive. Muramuzi Makena, abashoferi bose, abamotari bose, abanyonzi ndetse n'abandi, nta n'umwe utateretse kuri Magic. Ikindi kintu wamenya kuri Magic ni uko yumvwa n'abaturage akenshi cyane bo mu majyaruguru, cyane cyane yuko ari nabo bakunda guhamagara mu gihe hageze ku mwanya wo kuba bahamagara. Radiyo dusanga ku mwanya wa gatatu bayita Keti Radio. Kenshi na kenshi guhera saa 11 za mu gitondo kugeza saa 2 usangaho umunyamakuru bita Rusakara. Uyu munyamakuru bita Rusakara akenshi na kenshi niwe wumvwa cyane kuri ino radiyo, cyangwa se niwe ukurikirwa kubera uburyo atangizamo ikiganiro. Buracerero na Rusakara guhera saa 11 za mu gitondo kugeza saa 2. Reka nze turebere hamwe undi munyamakuru wa kabiri ukunzwe cyane ku radiyo ya Keti Radio. Abantu baba bafite akazi ko kugaragaza uburyo abandi badakora akazi kabo neza kandi nabo ubwabo ntacyo bakora, umuntu akaba ari aho ngaho akorana n'abantu bagenzi be. Uyu munyamakuru bamwita Inesi, ngira ngo mwese muramuzi cyane ko ino Keti Radio idakorera mu mujyi wa Kigali gusa, ahubwo ikorera mu mujyi wa Kigali ndetse no mu byaro byinshi bitandukanye. Ubwo bivuze yuko ari mu gihugu hose. Aho ni mu kiganiro bita Keti Parade guhera saa 3 kugeza ku isaha ya saa 5. ubwo ni ku manywa. Nk'uko nabibabwiye, mu mujyi wa Kigali mu byaro bigiye bitandukanye usanga barimo biyumvira Keti Parade. Ngo nyemerera turebere hamwe radiyo ya kabiri ikunzwe cyane kurusha izindi zose mu gihugu. Ku mwanya wa kabiri turahasanga radiyo bita Kiss FM. Iyi radiyo bita Kiss FM ni radiyo ikurikirwa n'abaturage benshi, nongere mbisubiremo, cyane cyane abo mu mujyi wa Kigali, cyane yuko iyi ngiyi ari radiyo idakorera mu gihugu hose, ahubwo ikorera mu duce tumwe na tumwe, cyane cyane ikibanda mu mujyi wa Kigali ndetse n'inkengero zawo. Ahangaha ni ku 102 n'ibice bitatu, aho waba uherereye mu mujyi wa Kigali cyangwa mu nkengero zaho, nawe wayishyiraho ukiyumvira ibiganiro biba biriho, ukamenya icyo abandi bayikundira ndetse n'icyo bakurusha. Iyi radiyo ni imwe muri radiyo zikoraho abasitari benshi bagiye batandukanye hano mu Rwanda, kandi ndetse igakoraho abasitari bamwe bazwi. Muramubona nka Rusine murabizi, ni umukomediye ndetse akaba n'umunyamakuru kuri ino radiyo. Dukomeje ku banyamakuru b'ibyamamare bakora kuri ino radiyo ya Kiss FM, turasangamo Uncle ni umuhanzi ndetse akaba n'umwe mu banyamakuru b'iyi radiyo, ndetse akaba yifitemo n'imigabane. Niba waratembereye umujyi wa Kigali cyangwa se ukaba ukunda gutembera umujyi wa Kigali, ndakubwiza ukuri yuko utaca hano bari gucuranga radiyo ngo uce ahantu hatatu utarumvamo ahantu habiri bari gucuranga Kiss FM. Inyuma y'umuziki kandi kuri Kiss FM bafite ibindi biganiro bigiye bitandukanye bikundwa n'abantu benshi ndetse b'ingeri
zose, cyane cyane nk'iki ngiki gikundwa n'abantu bakiri bato, wenda nko guhera ku myaka 16 kugera ku myaka 35. Ikinyarwanda. None se uwo muntu uri kuntumaho ubundi yitwa nde? Yitwa Betty. Irindi? Wajyanye inshuti yanjye. Nanjye kondisiyo zanjye zisaba ko amazina abiri. Ngo irindi zina ryerekana ngo ubwiza ukuri kwiyemera ni bibi, sibyo? Izina ry'Imana ntabwo twese kugira ngo nk'uko ubyiyumviye, iki ni ikiganiro gikunze kuba batungura abakunzi. Urahamagara ukamuhereza nimero y'umukunzi wawe, akamuhamagara akamubwira ikintu wamutumyeho cyose ushaka. Ibi ngibi bikaba biri mu bintu bituma iyi radiyo ya Kiss FM yarigarurira imitima y'abaturarwanda batari bake, cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Ku mwanya wa mbere mu maradiyane akunzwe cyane n'abaturage hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nyikivuga mu gihugu cy'u Rwanda urabyumva yuko ari radiyo Rwanda nta yindi. Iyi ni radiyo ikundwa n'abana, inkumi, abasore, abagabo, abagore, abasaza ndetse n'abakecuru, ndetse n'abandi bantu, abanyarwanda ndetse n'abo hanze y'u Rwanda. Kugira ngo nawe uri kureba ino video nta kuntu waba utumva radiyo Rwanda, kandi niba uyumva nta kuntu waba utarumvisheho umukecuru wavuze ati njyewe akaradiyo kanjye kaba ku musego, iyo amakuru ageze mu isaha yayo nshyiraho kugira ngo numve aho abandi bageze. Umusaza nawe akagira ati utunze radiyo ntiwumve ibiganiro n'amakuru bicishwa kuri radiyo Rwanda, iyo radiyo ntacyo yabikumariye. Ibyo bikaza biri mu byemeza yuko radiyo Rwanda ari ikurikiranwa n'abaturage benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko nabiberetse kuri Kiss FM, nkabereka ibiganiro byihariye yakoresheje kugira ngo yigarurire imitima y'abatari bake. Radiyo Rwanda nayo mu kwigarurira imitima y'abana bakiri bato, abasore, inkumi, abasaza n'abakecuru, abagore n'abagabo, yakoresheje iki kiganiro aricyo urubuga rw'imikino, ikinamico ndetse n'ibindi. Urubuga rw'imikino ni urubuga rugaragara kandi rukumvikanamo abagabo mukunda cyane, bazi kogeza umupira ndetse bakamenya kuvuga amakuru y'imikino, barimo nka Rigani, Agiseri ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Iki ni ikiganiro kiba guhera saa 3 za mu gitondo kugeza ku saa 5 z'amanywa, ndetse ku isabato kikaba guhera saa 3 kugeza saa 5 n'igice. Ikinamico kandi nayo icaho ku munsi wo kuwa kabiri, ubwo aba ari saa 2:45 za nimugoroba. Ikumvikanamo abasitari batandukanye, ndetse ikinamico ijya yumvikanamo n'umusitari bita Dr Nsabi muzi cyane mu gukina komedi. Ibi bikayigira radiyo ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ari n'iy'u Rwanda ari iy'abaturage, bigira radiyo ya mbere muri iki gihugu ikunzwe n'abaturage benshi. Dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, usanze hari radiyo twibeshyeho ushobora kutubwira uciye hepfo muri komenti, ukatubwira niba twibeshye ku mwanya twayishyizeho, niba twari kuyishyira imbere cyangwa twari kuyishyira inyuma, ndetse ukatubwira niba hariyo twasize, tukazongera tugakora urundi rutonde bitewe n'ubusabe bwanyu. Kora subscribe niba utarayikora, naho njye wateguriye video ndetse nkanayibagezaho. Banyita Regis.